Nshaka kandi mwongera mukamfasha tukaririmba gato tukabona kuganira ijambo ry'Imana. Abafite ibitabo by'indirimbo cyangwa abafite soft muri telefone, turirimba indirimbo y'105 ivuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Tuze kuganira ijambo ry'Imana, iyo waducurangiraga niba ari hafi yegere hino tufatikanye turirimbe iyo ndirimbo y'105 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ubundi tuze kuganira ijambo ry'Imana. Wacurangaga yagiye? Okay. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigo, byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambo, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine ni Yesu wenyine wantori guhirwa mw'ijuru muga. Mwese nimumenye yuko Umukiza ajya asanganira. Mwese nimumenye yuko Umukiza ajya asanganira. Suko nari mwiza, n'ubuntu bwa Yesu, n'ubuntu bwa Yesu yarambabarijwe kuri wa musi, ndetse yabambanywe yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe. Kandi iyo nibutse uko yagiriwe, binyibutse ibyaha, we nta kibi, ni njyewe yazize. Binyibutse ibyaha, ni njyewe yazize, ni njyewe yazize. Ubu icyo nifuza nuko Umukiza wanjye mumugi mwihishemo, niwe ngabo ya ihora idukingira, imyambi wamuye. Niwe ngabo yacu ihora idukingira, imyambi wamubika.
none icyo ngusabye icyo ingeso wa mubi ingeso wa mubi zashaka kubyuka zashaka zirimburu uzicepe mpore ihariwe zashaka kubyuka zirimburu zicepe mpore nihariwe none maso yanjye none maso nawe matwi nawe munwa wanjye mubiri we mwese 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 nimu uwankuyemu ibyaremwe byose ibyaremwe byose mwese 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 mushimishe uwankuye ibyaremwe byose komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya haleluya haleluya. Some Zaburi ya 32. Zaburi, turasoma Zaburi ya 32. Dusome umurongo w'8. Kadusome Zaburi ya 32. Some ku murongo w'8. Bibiliya iravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ndasubiramo, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Turangirize mu Migani ibice 4. Migani ikurikirana na Zaburi. Migani ibice 4 umurongo wa mbere tugere ku wa 4. Dusome Migani 4:1 tugere kuri 4. Bibiliya iravuze ngo bana nimutegere amatwi byoso abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho bimeze bite byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondera amategeko yanjye ubone kubaho. Ndongera nsubiremo, bana nimutegere amatwi ibyoso abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Amen. Ushimye Imana kandi iduhaye uyu munsi wa 4 w'icyumweru kugira ngo tube mu nzu y'Imana. Ni umunsi wa 3 kuri njyewe, kuko ejo ntago nabonetse kubera izindi gahunda. Turi mu cyumweru cyiza cyo gusubiza amaso inyuma, tukibuka kera hacu,
tugashima Imana. Niyo nsanganyamatsiko y'iyi minsi 7 cyangwa 6 twihaye kuba imbere y'Imana. Nabonye twagize umugisha wo kubona abantu batabonetse ku wa mbere, ntibaboneka ku wa kabiri, ntibaboneka ku wa gatatu, babonetse ku uyu munsi wa 4. Ibyo nabyo nishimwe rikomeye, ni ku mujyi umwe rugendo ugira utya, ariko kuba Imana yacinzira ukagera hano ntiwabura nawe gushimira Imana ko ibikwemereye. Rero twongeye gushimira abashumba badutumiye ngo tuzaze tubane namwe tuganire ijambo ry'Imana. Abo tutabanye muri iyo minsi ro ku wa mbere twaganiriye hejuru yo gushima Imana. Iyo dusubije amaso inyuma bidutera gushima, ariko tubona ko amashimwe yabaye make, tuvuga impamvu zituma abantu badashima. Iyo nyigisho ntago yarangiye neza kuko bwakeye twahishuriye ibindi turi buze kuvuga. Ku munsi wa 2 twaganiriye ku ijambo ryitwa gushirirwa. Tubona ko iyo umuntu yashiriwe usubiza amaso inyuma biramugora. Twageze muri biro turuganira na pastor twibutsa uburyo kera abantu ba kera batagiraga amashanyarazi, ngo bagiraga utuntu twita udutadowa. Muratuzi se? Aba mupira w'umuhondo urakaza gatadowa, wagasobanura urakabonye cyangwa ni ibintu wize? Avuga uburyo abantu ba kera bagiraga utuntu twitwa udutadowa, bashyiragamo urutambi na peteroli, nongo hakabamo utuntu tw'utubuye dufata peteroli. Ngiye peteroli yashize ugacurika ka gatadowa kazunguza gutya, bikongera bikaka, bakavuga ngo ni murye vuba katari kazima. Akaba rero kazima, abaza umwotsi wako iyo peteroli yashiragamo kagiraga umwotsi unuka umeze ukuntu. Rero twasanze abantu barashiriwe ku buryo batibuka ahantu Imana yabakuye ngo bashime. Twatinze cyane ku ijambo ryitwa gushirirwa, tuvuga n'ibintu biranga umuntu washiriwe. Uyu munsi rero turakomeza n'iyi nyigisho numva nahawe. Shaka kuza kuganira ku ishuri ry'Imana, shaka kuza kuvuga hejuru y'ishuri ry'Imana. Umuntu wese uri aha ngaha ni umukandida wo kwiga, kandi uko byamera kose no mu buzima busanzwe, kugira ngo umuntu udasanzwe wandika amateka, wandika izina, nuko ugomba kujya ku ishuri ukiga. Ntabwo rero Imana ariyo yasigaye inyuma, mubo yatoranije, mubo yahamagaye, mubizakoresha. Natwe turi abakandida bo kwiga kandi turi mu ishuri. Nashatse rero kuza kuganira hejuru ishuri ry'Imana. Umuntu wese wanyuze mu ishuri ry'Imana n'uri kurinyuramo, ibimuremera amashimwe ya none ndetse n'ejo hazaza. Dusomye ijambo muri Zaburi ya 32 havuga ngo nzakwigisha, nkugire inama, nkwereke inzira unyura, ijisho ryanjye rizakugumaho. Salomo mu mubwiriza avuze ko ibyigisho Imana itwigisha ni ibyigisho byiza, ntabwo itwigisha ibyigisho bibi. Kuko umubare munini w'abantu bari hano mwavutse mu gihe cyiza, mubasha kujya kwiga amashuri asanzwe. Niba hari ikintu kibaho nabonye kigoye kandi umuntu agomba kubaha, ni ikintu cyitwa umunyeshuri cyangwa umuntu wize. Kwiga biragora, kwiga biravuna. Abantu barabyanga, ari uko byamera kose iyo umuntu yize byanze bikunze nyuma abona umusaruro wo kwiga. Imana rero ntago yasigaye inyuma, kubazajya mu ijuru abazarijyamo byanga bikunda igomba kubigisha. Amen. Imana igira ibigo 4 yigishirizamo abantu bayo. Nabonye na Minisiteri y'Uburezi itarasigaye. Imana igira ikigo cy'abiga ku manywa, ikagira ikigo cy'abiga nijoro, ikagira ikigo cy'abiga babayo, ikagira n'ikigo cy'abiga bataha. Ndabisobanura. Kubera ko umurimo w'Imana ugomba gukorwa, kandi byanga bikunda Imana ikagira abantu bakora ku manywa, ikagira abakora nijoro, ikagira abakora babayo, ikagira n'abakora bataha. Buri wese uri aha ngaha ni umukandida mu ishuri. Kandi uko ndi kubareba amashuri arabarembeje, kandi mugomba kuyiga. Murimo muranyumva? Haleluya. Abantu bari hano bize n'abari kwiga, hari abagize amahirwe yo kwiga baba muri interna, hari abagize amahirwe yo kwiga externe kubera n'ubuzima abantu bakuze Imana ashizeho n'uburyo ngo abantu bige bakuze. Hari abiga nijoro n'abiga ku manywa. Nimureke mbabaze, ubu koko Imana yamushika tubwira ati bana banjye mwanejeje, bahaye promotion, buri wese nahitemo ikigo agomba kwiga abamo. None aha ikaduha ibigo 2 imbere yacu, igashyiraho abiga babayo n'abiga bataha. Wahitamo ikihe kigo? Kwigutaha? Ijwi numvishe riganje yandi hariya nirivuze ngo no kwigutaha. Reka dukoresha amatora. Abahitamo kwiga bataha nibagire barya. Externe abahitamo kwiga bataha, urambure cyane tubarebe. Kigaragara cyo mwabaye bakeye. Nabona umubare mwinshi ari wabahisemo kwiga babayo.
Ubusemwe muhisemo kwiga mubayo ni iki kibibateye? Abahisemo kwiga mutaha semwe ni iki kibibateye? Ntago ndaza kubasaba ibisubizo, ndagerageza mbyishakira kuko ari ngiye uri aha ngaha. Muri abantu bose bahisemo kwiga bataha, barebye ibiryo byo ku ishuri bidahinduka, bareba iniforume bahoramo batabona uko bajya gutembera, baravuga ati rwose kuba muri internet urabona ari ibintu bitoroshye. Abahisemo kwiga babayo bose barebye inzara y'iwabo, baravuga bati nubwo ari intoryi na kawunga ariko biraboneka. Icyo ni kimwe. Cyangwa se bararebye babona umuntu uri ku ishuri umutima werekeza ku masomo cyane ku buryo yiga umutima we uri mu byo agomba kwiga. Ibyo nabyo birashoboka. Ndagira ngo mbatangarize ko Imana ifite uburyo itwigisha, kandi buri wese imwigishiriza mu kigo ushaka bitewe n'aho izamukoresha. Amen. Icyo nkundira Imana rero, mw'ibi bigo byayo byose uko ari bine, icyo abiga babayo, icyo abiga bataha, icyo abiga nijoro, yasizeho iniforume imwe. Twese twambara iniforume imwe ku buryo nta wakunyuzamo ijisho ngo amenye niba wiga utaha, cyangwa niba wiga ubayo, cyangwa niba wiga nijoro, cyangwa niba wiga ku manywa. Hashimwe Imana yaguhishe muri iniforume. Ubu dufite abantu bicaye aha ngaha Imana yahishe muri iniforume. Iyo umubonye yakubisemo ibubu ugira ngo yarahiriwe, ariko yiga nijoro arararira. Murimo muranyumva? Rero ndagira ngo muze kunyemerera nze gukora resume nihute, mbabwire ibintu bishobora kugufasha kwiga amasomo neza, kuba mu ishuri ry'Imana neza, ukiga kandi byanga bikunda ukarangiza. Ikintu cya mbere kizagufasha kwiga amashuri y'Imana neza ukayarangiza ni ikintu cyitwa kwiyandikisha muri byose. Dufite abantu bazi ko bazajya mu ijuru, bazi ko bakorera Imana, ariko mu gitabo batanditse. Umuntu wese wiga atanditse byanga bikunda afite ikibazo gikomeye. Itorero rya kwandika, igitabo cy'itorero waba urimo, ariko se mu gitabo cy'ijuru urimo? Umurimbyi yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, aravuga ngo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Bantu mwagize umugisha wo kuba mu iki cyumweru, mushaka uburyo mumenya neza koko mu gitabo cy'ijuru murimo. Gusenga iminsi nk'iyi Imana itakuzi ntacyo bikumariye. Abantu bari hano bize primaire kera hacu, iyo twajyaga gufata amanota, murabizi ko twajyaga ku idarapo bagahamagara. Iyo bahamagaraga uwa mbere ntiwiyumve, bagahamagara uwa kabiri ntiwiyumve, bagahamagara uwa gatatu ntiwiyumve, bakagera ku 10 watangira kuvuga ati Mana baranyanditse bamwe iki kigo, ndagira ngo mbatangarize ko tuzahamagarwa. Usenga ariko uhakikisha ko uri umunyeshuri mwiza wanditse, kuko byanga bikunda amanota wakoreye azagaragara. Uranyumvise? Haleluya. Nubwo turino ntabwo ari iwacu, tuzataha, kandi buri wese azagaragara imbere y'intebe y'imanza, azagaragaza uburyo yize, azagaragaza uburyo yitwaye mu masomo. Ikintu cya mbere cyagufasha kuba mu ishuri ry'Imana neza ni ukuba wariyandikishije. Nimuvuge ngo amen. Icya kabiri ni ugushaka ibikoresho by'ishuri. Mu ishuri ry'Imana tugira materiel, tugira ibikoresho. Uko utajya kuri yerika kwiga udafite mashini, ukaba utagenda, udafite ikaye ukaba utagenda, udafite ikaramu, no mu ishuri ry'Imana tugomba kuba dufite ibikoresho. Kugira ngo turyige turirangize tugomba kuba dufite ibikoresho. Ibiro ntago tukibyitaho, kumvisha ko ibintu by'Imana, amasomo y'Imana ni mu mwuka gusa. Ariko umuteoloji yaravuze ngo iyo umuntu agiye mu iteraniro agomba kwitwaza ibintu 5 kugira ngo abe yuzuye. Ubu byaroroshye, byabaye soft, byose bihuriyemo. Noneho yaravuze ngo umuntu agomba kuba afite Bibiliya. Kirazira ko winjira mu nzu y'Imana udafite Bibiliya. Kabiri ni igitabo cy'indirimbo, cyo ntawe wakibaza niba kiya cyane. Gatatu yaravuze ngo na agenda. Kane yaravuze ngo ni ikaramu wandikisha ibyavuzwe. Gatanu ni amaturo. Ibyo ni ibikoresho ugomba kuza mu nzu y'Imana witwaje. Uro twabaye basirimu, ibintu byarakomeye, nta ukikoza ikaye yandikamo iby'Imana yavuze, ni ukuvuga gusa bigatakarira aho ngaho. Ariko ndagira ngo mbatangarize ko mwiri shuri ry'Imana ikizagufasha kuryiga neza no kurirangiza ni ukwiyandikisha. Icya kabiri no gushaka ibikoresho by'iki by'ishuri. Icya gatatu
cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ukwiga amasomo yose ntaryo utarutse. Abantu bari hano bize, hari ubujya kwiga wareba shimuka bonira goye kavuga uti iki ntago nzakiga. Mu ishuri ry'Imana niba ari ubupfubyi urabwiga, niba ari inzara urayiga, niba ari ubukode niba ari amagambo urayiga. Ibivuga ngo wakwepera ntaho wakarote ishuri ry'Imana igusize mu masomo. Amasomo yose yakugeneye ugomba kuyiga. Nimuvuga ngo amen. Hajye muravuga ngo ngiye Imana ngo izandinde inzara, ngo ntinye inzara. Yakurya ukarisha. Imana gusema mu ishuri ry'inzara. Yo. Reka mbabwire, mugomba kwemera kwiga amasomo yose uko angana. Harimo abantu bazi ngo mu Mana ngo nta bibazo bibamo, ngo nta bukene bubamo. Ndagira ngo utangarize ko Imana ikuzaniye isomo. Byanga bikunda ibibona ari wowe uzaryiga kandi ukaryiga ukarirangiza. Nizi somo rimwe ndaza wenda kukiraho hepfo kandi ndacyari kuryiga ntago ndarirangiza. Nyambwira Imana kubera iki wantindije ku iri somo. Uzwari Imana gutinza ku isomo bitewe n'impamvu runaka. Haleluya. Sinzi niba hari bagenzi banjye bari hano turi kwigana isomo ry'ubukode, gukodesha inzu. Sinzi niba hari kuri hari abari kwiga iryo somo. Inzu ya mbere nabayemo banyibye inyama, isosi saa 3 z'ijoro, ubugari buteretse ku meza. Hari ahantu kuri rura twari dotuye. Unkurikira mbabwira uburyo amasomo yose ugomba kuyiga. Ugomba kwiga hatari clôture, yovuga ngo ngiye ngo sinabantu ngo hatari urupangu, ngo iki no muri shitingi wahaba. Ari isomo Imana yaguteguriye uraryiga. Aho hantu turahaba, igihe kigeze turahava tujya handi, turahava tujya handi. Iryo ni isomo ryo gukodesha. Turahava tujya handi, turahava tujya handi. Inzu ya 7 twagiyemo ndabyibuka. Twayigiyemo ari isomo rikomeye. Nari mfite ibintu nkora birahagarara, ngira madamu ntitwakomeza kuba mu nzu y'aya mafaranga, ntitwajya tuyabona ndakora, tujye mu nzu ya makeya. Arambwira ati genda nyine ubishakisha. Ndagenda mbona akaza ahantu gafite utwumba 2 na saro bingana ukuntu mu rupangu rurimo utuzu 7, dushe yari imwe, toilette ari imwe. No kuvuga kujya muri dushe warazindukaga, kuri toilette ni ku murongo yo bagutangaga. Reka mbabwire, amasomo yose ugomba kuyiga uko ari, udakuyemo na rimwe. Ndazambwira madamu nabonye inzu ngwino ngiye kuyikwereka. Turajyana. Tuhageze akaryango kinjiramo kajyamo aho ngaho, kubera ari munini kwinjira areba imbere biramunanira. Biba ngombwa ko yinjira atambamye gutya. Weki ko waryigara ibivuga. Ndagutangariza ko amasomo yose Imana yagutegurira urayiga. Tugezemo mbere yo kwinjira mu ako kazu, ahagarara hanze arifatara akareba. Ambwira ati sheri, inzu sinayibamo, ku mutima ntuzayibamo, ari ku ishuri. Ari ishuri uyibamo. Nambwiye se namumajije kubera icyo utayibamo. Ngo busanzwe ikubona ngo akabati kajyamo. Ori kuzana utubati uri mu ishuri. Ari ishuri urimo. Arangije arambwira ati mu byukuri turabona ka kabati kacu kajyamo. Twari dufite akabati kanini twaguze turi abageni. Ndambwira no suragira ngo tubigenze dute. Arambwira ngo nukuri katagiyemo sinayijyamo. Tubigenze dute? Arambwira ngo niwe mugabo ureba kubikemura. Muranabizi ko turi abagabo nyine uko byamera kose ibintu byose mu biturundaho. Nambwiye nawe ngira inama. Arambwira ati uburyo gakozemo tubonye umufundi yagacamo igice kimwe tukakigurisha, ikindi kikajya kwa kari gakuta kari hariya, nkajya mbikaho amasahani yanjye. Ndamwumvira ndamworohereza. Yakuzana umufundi umubaje. Ndamubwira nta kakabati dushaka gushyira mu iyi nzu, pimure uburyo twabigenza. Tukamweresa aravuga ngo urubaho rurakomeye, mukasatuye mwamukangije, nimushaka umuntu ukabagurira, mugura ka makeya kajyamo, mushobora no gusagura. Atuzanira umukiriya. Umukiriya yatuzaniye wa mbere yaduhaye 40,000, kwakaguze 300, yaduhaye 40,000. Ntabwo yako se ubukoko mwe urabona ibintu bishoboka. Aramujyana, azana wa kabiri aduha 60, azana wa gatatu aduha 50, azana wa kane aduha 80, azana wa gatanu aduha 100. Ngira madamu nahise tukayafata. Ati akabati kataramara n'imyaka ingahe tugatangira 100 twaraguze 100 ngahe, none turabigenza dute? Turayafata. Tuyafashe ndamubwira dore baduhaye 100, tubigenze dute? Arambwira ngo nyine genda uguremo ka 80 usagure nka 20. Ndamubwira siko jo nagiye mu gakinjiro gasanga hari ibintu bya mare, waritse tukagura cyamare, ya masani twaye tuyashyiramo ko turasaguraho make. Arambwira atari kuzi ko ari byo. Tuza mu gakinjiro turi ku ijambo ryitwa kwiga amasomo yose uko angana. Byanga bikunda mu ishuri ry'Imana, isomo Imana iguteguriye uraryiga. Turagenda tugura mare, turayizana tugejeje mu rugo, ya masahani yagenda apanga amashyiramo agasuma apangamo, turagenda twimukira muri yanzu
cya kimare turagifata tugishyira munsi y'igitanda. Umushyitsi yadusura, nge nawe tukajya mu cyumba tugapfuka munsi y'igitanda tukagikurura. Iyo ni ishuri nyine nta kundi wabigenza. Tukagikurura tugakuraho amasahani, tukagenda tukagahurira abashyitsi, bamara kugenda akoza tukagaruka agashyiramo, tukagifunga tukongera tugasunika. Amasomo yose ugomba kuyiga ukwangana. Byanga bikunda Imana irimo irakwigisha ibifite ikiramo guteguramo, ibirimo iragupangira ibyo uzavuga mu gihe kizaza. Mugomba kwemera kwiga amasomo yose ukwangana. Nimuvuga ngo amen. Ahantu twarahabaye mu buzima bugoye kabisa, amasafuriya arara muri saro, abashyitsi bakadusura ugasanga ni hatari, twabyukaga ngo atagira umuntu ukomanga agasanga amasafuriya ari muri saro. Aho twarahavuye tujya ahandi, aho naho turahava, ubu tugeze ahandi. Kandi uko mbibona mba mbona tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana sinzi ukuntu ibigenza, igutwara esikariye ku yindi, ikagutwara esikariye ku yindi. Ndagira ngo ngutangarize ko ibyo Imana irimo irakwigisha ubu ngubu ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Nimuvuge ngo amen. Narivuze ngo iyo ushatse kwiga ishuri ry'Imana neza, icya gatatu cyagufasha ni ukwiga amasomo yose udakuyemo na rimwe. Ese ubona ari nde washobora uriya mugabo wawe? Uriya mugore wawe ninde wamushobora? Imana yabonye ari we wamushobora, umana nawe rwose. Iryo somo ni iryawe. Ko Imana ngo yarangerageje ngo guki yamuhaye uyu mugabo, ni uwawe. Uramugira ute? Ni isomo ryawe, ugomba kuryiga. Nimuvuge ngo amen. Ngo abana Imana yamuhaye ngo n'umusaraba, urawuheka n'uwawe. Kwiga amasomo yose uko angana udakuyemo na rimwe, cyo ni icya kabiri cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza. Nimuvuge ngo amen. Imunyikirize ngo amen. Haleluya, haleluya. Icya kane cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza ni ukudasakuriza abandi mu ishuri. Budufite abantu bafite urusaku. Ndagira ngo utangarize ko mu ishuri ry'Imana bisaba kwiga bucece. Kugira ngo uzaryigure irangize, urasabwa kwitoza kwiga ucecetse. Kutabyara kwawe ntikuguhereza uburenganzira bwo gusakuriza ababyaye. Kuba ukodesha ntibikuguhereza uburenganzira bwo gusakuriza abubatse. Abantu ngo buri munsi ngo bahora barakaranga ibyo waguze. Ceceka wisakuza. Niba hari ikintu kigoye gituma abantu benshi batsindwa mu ishuri ry'Imana, ni urusaku. Kugira ngo wige ishuri ry'Imana neza urirangize, urasabwa gutuza, ntusakuriza abandi mu ishuri. Kandi iyo usakuza hari ubwo utuma n'abakagombye gutsinda nabo batsindwa kubera urusaku rwawe. Icyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza ni ukwiga udasakuriza abandi. Ngo tuvukana bose ngo babonye abagabo, ngo ninjye usigaye wisakuriza abashatse. Ceceka, igihe cyawe kirahari. Kudasakuriza abandi mu ishuri, urusaku. Mu ishuri ry'Imana urasabwa kwiga udasakuza. Kandi abantu muri uyu mujyi bari gusakuza cyane. Irinde urusaku, nisakuriza abandi. Abasubijwe irinde kubasakuriza. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibya Yesu ni ku murongo, nawe igihe cyawe kizagera utabarwe. Ariko si byiza niba umuntu ashubijwe utangire gusakuza. Ngo aya mafaranga ngo bayakuye ikuzimu, wagiyeyo. Niba inzira ijyayo uyizi, wanyarutse nawe ukagenda ukajyayo. Urusaku rubaye rwinshi. Turasabwa kuba mu buzima twiga tutagira dute, kandi rurahari. Bene da rurahari. Kuriya ngo twabyirukiye rimwe, ngo twize ngo no mu ishuri rimwe, ngo nta n'ubwenge yagiraga. Ibyo birakureba. Gabanya urusaku. Icyo ni kimwe mu bintu bituma abantu batsindwa mu ishuri ry'Imana, habamo gusakuza. Ariko Imana igusize mu ishuri, uba ugomba kwirinda urusaku. Haleluya. Munyikirize haleluya. Haleluya. Icya gatanu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza ndetse no kurirangiza ni uko utagirana ibibazo na mwarimu. Uranyumvise? Imana niyo igutunze, Imana niyo ikugaburira, Imana niyo ikwambika. Ubusuri urayihenuraho ngo ujye hehe? Igihe cyose ugiranye ibibazo na mwarimu, abari hano mubizi, ashobora kuguha 0 kandi watsinze. Urasabwa kwiga ariko ukirinda kugirana ibibazo nande. None se si itubesheje i Kigali, si itugaburira, si nase bagize ngo nukuzi gukora cyane. Reka da, yuhora uyibwira ngo ndanyuzwe.
ibyo wampaye ndabigushimira, wakoze iby'uriya mwaka n'iby'uyu nguyu uzabi, wigirana ibibazo n'Imana. Kubise ngo nabyo Imana yabikora kuko niyo yakoze bya bindi, ahubwo ni isaha itari yagera. Igihe cyose wiga ugomba kwirinda kugirana ibibazo na mwarimu. Imana kuba ari igutunze mw'uyu mujyi, akaba ari hakugejeje, irinde ibyaha, wirinde kugirana ibibazo n'Imana. Imuvuga ngo amen. Izabikora kandi izabikorera kwiyubahisha. Icyo ni ikintu cya gatanu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza, ni ukutagirana ibibazo na mwarimu. Imuvuga ngo amen. Dufite abantu bakorera Satani bakaza guhembesha ku Mana, ntacyo uzabona pe. Niba ari Imana uhisemo gukorera, irinde kugirana ibibazo nayo. Nimuvuga ngo amen. Haleluya, haleluya. Icya gatandatu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza, ni ugukurikiza amabwiriza y'ikigo, ukurikiza amabwiriza y'ishuri. Iri shuri ry'Imana rigira amabwiriza rigenga, rigira uburyo abantu bose baririmo, abantu bose baryiga bagomba kwitabira amabwiriza yaryo. Ngira ngo harimo abantu bazi umukobwa wanjye aha ngaha. Umukobwa wanjye yabanje kwiga Kimisagara muri leta, ndakugira amahirwe ndamwimura mujyana kuri Apakope. Mugejeje kuri Apakope yari afite agasatsi, yari yarateretse ukuntu nkabona ni keza. Tugeze kuri Apakope baravuga ati rero kugira umwana yige hano uyu musatsi murawogosha. Mbwira umuyobozi navuga ndiko nkunda umusatsi w'umwana wanjye, mwaho murekeye. Arambwira ngo hano siko twe tukora, niba udashaka umwogosha ibigo ni byinshi, shorera imari yawe ijyana handi. Mwiri shuri ry'Imana, mw'iki kigo cy'Imana, ntabwo twambara uko dushaka, ntabwo twiyogoshesha uko dushaka, ntabwo turya uko dushaka, ntabwo turya uko tubonye. Iki kigo gifite amabwiriza akigenga. Ukinjiyemo rero byanga bikunda, emera kuyoboka amabwiriza yacyo. Tuba turarwana urugamba ko abantu baza mu rusengero bambaye nabi, wababwira ngo n'uburenganzira bwabo. Ubwo burenganzira nta buhari, iki kigo gifite nyiracyo. Ugomba kubaha amabwiriza uhasanze. Haleluya. Kugira ngo wige ishuri ry'Imana neza urirangize, icya gatandatu kizagufasha ni ukwemera gukurikiza amabwiriza y'ikigo. Impamvu tutari ibyo abandi barya, nyiri ikigo hari ibyo atwemerera. Impamvu tutambara ibyo abandi bambara, nyiri ikigo hari ibyo atwemerera. Impamvu tutanywa ibyo abandi banywa, nyiri ikigo hari ibyo atwemerera. Niyo mpamvu rero ugeze muri iki kigo ugomba kuza witeguye neza kuzakurikiza amabwiriza y'ikigo. Haleluya, haleluya. Gukurikiza amabwiriza y'ikigo ni ikintu cya gatandatu gishobora kugufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza. Icya karindwi ni ukudakopera mu ishuri ry'Imana. Ubu dufite abantu bakopeye, bakopera indirimbo, bakopera umuziki, bakopera imyambarire. Mwirinde gukopera mw'iri shuri ry'Imana. Kugira ngo uryige neza urirangize, urasabwa kuba mu buzima wiga usize umutima ku masomo, ukirinda gukopera. Kuki mwishushanya n'ab'iki gihe? Birakwiye ko abanyeshuri b'iki kigo b'iri shuri ry'Imana birinda gukopera. Ibije byose ukarya, ibije byose ukambara, ngo iyi ni style yaje. Hari izawe, wirinde gukopera ibyo hanze. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Ikintu cyagufasha mw'iri shuri ry'Imana kuryiga neza no kurirangiza ni ukudakopera. Ubu rero isi irimo iragenda ituzanira ibindi bintu, natwe kandi twirirwa tubiguguringa tubishakisha. Biriya ntabwo ari ibyanyu, hari ibyacu. Abantu bamaze kumenya Imana, dufite uko tubayeho, dufite ibyo Imana yatugeneye. Niyo mpamvu tugomba kunyurwa nabyo. Nimuvuge ngo amen. Icyo muracyumvise se? Haleluya. Kudakopera. Mu ishuri ry'Imana habamo irindi somo ryitwa kwiga guca bugufi. Mu bintu Imana yigisha abo yahamagaye, ibintu bizagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza, harimo kwiga guca bugufi. Yabwiye Dawidi, iramubwira ngo nzakwigisha nkugire inama, nkwereke inzira unyura. Iramubwira ngo kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Ndagira ngo utangarize ko ntaho waryihisha. Iyo ariyo yaguhamagaye iguhozaho ijisho, ifite uburyo ireba imyitwarire yawe. Iyo ishatse irakuzamura, iyo ishatse irakumanura. Rero nigushyira mu gihe cyo kwiga isomo ryo guca bugufi, wishaka kuzamuka kandi isomo uri kwiga ari ryo guca bugufi.
ubundi rwo rugamba turimo turarwana. Umuntu wese akumva yazamuka aho ituzamura ku murongo, ni kuri esikariye. Wikumva wamera nka runaka wazamutse, niho imugejeje. We guma aho ngaho, igihe nikigera izakwigisha isomo ryitwa gushyirwa hejuru. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Cyo ni icya karindwi cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza, ni ukwiga gucishwa bugufi. Haleluya, munyikirize haleluya. Icya munani kishobora kugufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza, ni ukutagira amashyushyu yo kurangiza amasomo vuba. Buriya niba hari ikintu kibaho kigora, ni ugutinda mu kigeragezo. Biragora no kubwira umuntu ngo ntukagira amashyushyu yo kurangiza ishuri vuba, ntashobora kubyumva. Ariko kutinda mu ishuri ni kugira experience, niko wumva cyane isomo uri kwiga. Rero ntekereza ko mwibyihutisha vuga kubera iki Imana yantindije. Oya, impamvu yagutindije iri kugira ngo ukamirike, umenye neza isomo uri kwiga iryo ari ryo. Nusoka ugraduatinze uzavuga uko byamera kose, amasomo narayize kandi narayafashe. Urahije usaba umuntu ari kuvuga kubera iki Imana atinze kumpa ibi ngibi, ifite impamvu yagutindije. Yabonye biguhaye vuba, impanuka zaba nyinshi, igutwara gake gakeya. Ubona byaratinze, ariko niko Imana yabishatse. Hari ikiri gushaka kukwigisha, kandi iyo bije bizira mu gihe, kandi bikaza bifite amashimwe, bifite n'ubuhamya ufatika. Gira ngo narakababwiye, niba ari rwa Rutabura nabivuze. Hari umugabo Imana yabwiye inzu muri 1996 jenoside irangiye, iramubwira ngo mwana wanjye nzakubakira inzu. Ibi mubwira aje i Kigali avuye ku Gikongoro, asiga umugore n'abana 6, aza gukora akazi k'ubuyede i Kigali. Akiza ajya mu Kimicanga gusenga, agipfukama Imana amubwira ngo mwana wanjye ntuzava i Kigali mpaguhaye gakondo. Muri 1997 ajya gusura umugore, aramubwira Imana avuze ko tuzatura i Kigali. Umugore atari kwa mugabo nawe uri gitangaza, ugiye uri umuyede nturamara n'umwaka, none uzatura i Kigali. Ati niko Imana yavuze. Agarutse arakomeza arasenga, Imana amubwira ngo ni Imana nzaguha inzu mu 2000. Abona ubuzima bw'i Kigali bumeze nk'ubworoshye, aragenda yimura umugore n'abana 6, ubwo we n'umugore n'abana 6 bari 8, baraza ngo bakodesha mu Kimicanga. Barasenga, uko asenze Imana ikamubwira ngo nzaguha inzu. 2001 wapi, 2002 wapi, barakodesha. Bigeze 2005 babyara umwana wa 7, bigeze 2007 babyara umwana wa 8, 2009 babyara umwana wa 10. Mureke mbabwire, wigira amashyushyu y'uko ishuri ryarangira vuba, Imana izabikora. Muri 2012 bagiye gusenga, Imana amubwira ngo ngiye vuze ko nzaguha inzu, tuza nzayiguhereza. Ngo bari bageze mu nzu ya 38 bakodesha. Bantu b'Imana, Imana izandinde gukodesha ngo ngere mu nzu 38. Ndi mu ya 8. Imana izandinde 38. Inzu 38 akodesha. Maze agiye bagize abo bana 10, nawe n'umugore bawe 12, ngo bakodeshaga ahantu biti Karama ruguririya. Nyirinzara arababwira ati rero ndi gushaka kubaka inzu yanjye, nimushaka iyo mwimukira. Kandi urabizi iyo gushaka inzu, ikintu cya mbere nyirinza kubaza, arakubwira ngo ufite abana bangahe. Iyo umubwiye ngo ni 10, akubwira ati nta kigo mfite ya gushaka handi ukodesha. Wa mugabo nyirinzu aramwirukana, ashaka inzu ahantu hose arayibura. Ageze hano mu Gitega munsi ya CHK, ahasanga akazu k'umwisilamukazi k'ibyumba 2 na saro. Baramubwira ngo inzu ishaka 50,000. Nawe utekereza umuntu ufite abana 10, inzu y'ibyumba 2, ariko amashuri aragwira mwakagira Imana. Abwira umudamu ati nabonye inzu mu Gitega 50,000, nibwo bushobozi twabona, wino tuyigemo. Kandi Imana yamubwiye inzu muri 1996. Utekereza iyo myaka yose Imana igiye gukora ibintu, ibikora mu buryo butangaje. Yaragiye arimuka n'umugore n'abana 10 baza kuba hariya mu Gitega. Bageze mu iyo nzu, urumva abana bamwe bararaga muri saro, abandi buryo iyo nzu y'ibyumba 2 na saro iyo abantu 12. Iryo shuri nawe uryumve, akazi k'ubuyede karabura, ibintu birakomeye. Ariko agenda yanditsemo ko Imana yamubwiye ko izamuhereza inzu. Arangije abura amafaranga yo kwishyura inzu, agira amezi 4. Umwisilamukazi aramuhamagara, aramubwira ati ngwino tuvugane, ko njya mbona bavuga ngo uri pastori, uri we? Ati ndi umukozi w'Imana. Ati nimukabeshyera Imana,
nta mana imeze gutyo. Umbereye mu nzu amezi 4 utishyura, uzi ko mfite abana nishyura amafaranga unyishyura ku nzu, none buribona ko iriya nzu nayiguhaye. Arambwira ngo wa mugabo mve nkubwire, ndakugaye n'Imana usenga ndayigaye, icyo nkwemereye amafaranga yose y'inzu ndayaguhariye amezi 4, nguhaye iminsi 15, genda ushaka inzu umvire mu nzu wa mweskoro. Aragenda afata ikaye yajyaga yandikamo ibintu Imana yamubwiye, asoma amasezerano yose Imana yamuhaye kuva muri 1996. Babwira umudamu ati ngiye gusenga, ajya mu Kigali ngo gusenga. Agezeyo ngo arapfukama asenza buri sengesho, ari ahantu ugera gusenga ukumva ubuzi ibyo uvuga. Agatotsi ngo karamutwara mu ishyamba mu Kigali. Agatotsi kamutwaye ngo asinzire, ngo agiye kumva yumva umuntu araje mukumye mu mbavu, aramubwira ngo ndi Imana yavuganye naye ko nguhaye inzu, taha nguhaye inzu. Ashaka umuntu bimubwira aramubura, arongera arasinzira. Wa muntu ngo aragahora mukangura, aramubwira ngo ibyo navuganye nawe ndi Imana ndabikoze. Hari ukuntu gutera ikinya ugahita wumva birabaye. Yamanutse mu Kigali yiruka azamuka mu Gitega, ageze mu rwasa umugore yicaye hanze abwira umugore ati Imana icyubahiro. Umugore atuzanya inzu, ati Imana ivuze ko duhaye inzu. Ukora atari wa mugabo urasaze cyangwa tubuze ibihumbi 200 by'amezi 4 yatwishyuriye inzu, ibyo bihumbi 200 yabibuze ituboneye inzu. Umugore ngo ararakara nyine, ubwo abana 10 urumva icyo kurya nacyo ni ikibazo. Maze bajya mu nzu bararyama. Mu rukerera kurya umuntu afata telefone, umugabo ngo afashe telefone kuri Facebook abona umuntu basenganye jenoside ikirangira, amusaba ubushuti ubufredi kuri Facebook, batangira gucatinga muri rukerera. Wa muntu uri buraya akamubaza atese uracyasenga, undi ati ndacyasenga. Ubahese ati mbi Kigali, ati ubuse mwarabyaye, ati mfite abana 10. Uri buraya ati kwaje naraheso, murabizi nyine ukuntu babimeze. Wubatse hese, ati ndakodesha. Hehe, ati mu Gitega. N'abana 10, ati yego. Ati inzu yishyura ngahe, ati nyishyura 50,000. Buraya akavuga ati mwakagira Imana. Arambwira ati none se nturubaka? Undi ati ntago ndubaka. Ati twigeze dusengana nawe, nagiye numva ibintu Imana yakubwiye, ati ubuse nawe wagukoreraho umugisha nibura. Ati inzu ihendutse ya make yaho mu Rwanda nangahe? Undi atubonye nka miliyoni 8 wabona inzu. Undi asize mu madolari kuva miliyoni 8 nk'amafaranga make. Arambwira tugira konte. Konte se ntaho bane 10 wamenye ibya konte byari byo? Aravuga ati ntayo. Aramubwira ngo hari banke yitwa Equity Bank, genda ufunguzemo konte n'ubuntu. Numara gufunguza konte unyohereze nimero de konte, mu minsi 3 miliyoni 8 nzayakoherereza. Bamuhaye iminsi 15 yo kuva mu nzu. Umva operasiyo y'Imana ukuntu itangaje. Aragenda afunguza konte, yohereza wa mugabo nimero ya konte. Babayaho minsi 2, ku munsi wa 3 mu rukerera agiye kubona abona message ivuye kuri Equity Bank, ya Equity Bank ko konte ye igiyeho miliyoni 10. Abwira umudamu ati byuka. Umugore atubaye iki? Ati wa mugabo twohereje amafaranga. Ati reba neza wasanga ari bya message bya Tigo. Umugabo arareba, turabona atari ibintu byo kuri Equity Bank. Sibo babonye saa 2 zigera. Umugabo yese ajya ku cyicaro cya Equity Bank, ajya kurigisha asanga umwana w'umukobwa amuhereza agakarita, amubwira ati ndebera niba ku iyi konti hari ikintu kiriho. Umwana ajya muri machine arareba, aravuga ati bohereje amadolari, batubwira kuyashyira mu manyarwanda, konti yawe iriho miliyoni 10. Umugabo ati ongera undebere neza wa mwana we. Aramubwira ati nibyo twize nayabonye. Umugabo ngo yarasotse aca muri Simba akatira muri Feruje agaruka muri Equity Bank, ajya kurigisha ya kabiri iriho umugabo mukuru. Amubwira ati mundebere ku iyi konti niba hari ikintu kiriho. Ishuri y'igihe kirekire niko rimera, nta byiringiro uba ufite wowe. Barareba. Umugabo aramubwira ati muze konti yawe iriho miliyoni 10 bayohereje mu madolari, badusaba kuyashyira mu manyarwanda. Ati warebye neza? Ati narebye. Ngo yarasotse arakata ca munsi ya beka, azamuka muri Free Zone, asubira kuri Equity Bank, ajya kurigisha ya 3. Baramurebera bamubwira ngo amafaranga hariho miliyoni 10. Yamanutse yiruka asubira mu rugo, ntiyabikuje na rumwe. Yabwiye madamu tuzi ibintu bibaye. Ati ya mafaranga yayohereje hariho miliyoni 10. Mugora ati burya koko Imana irakora. Warebye neza? Ati gisha zose nazigezeho, ntago ari ukubeshya ariho. Umugore amubwira tumve nkubwire, wa mwisilamu kazi iyi nzu yayisize ku isoko, ko abana bacu biga hano mu cyaha hafi, ko bagiye kurangiza amashuri, kwaguze iyi nzu ntitwirwe tuzereza abana kwitazarenza miliyoni 10. Ati tujye kumubaza niba bayigurisha. Barikora umugore n'umugabo bafite 10 miliyoni kuri konti. Urumva ukuntu baba bagenda nta usiga undi.
ibibazo iyo byakemutse umusonga woroshye, ishuri iyo ryagabanutse nta kilometero gisigaramo, bagenda baganira ngo bageze ku mwisilamukazi basanga yicaye mu rugo n'uburakari n'umujinya, abarebye ati mwabonye inzu? Ati ntago tuzimuka. Mwisilamu ati walahi muvuze ngo iki? Ati ntago tuzimuka. Kubera iki? Ati twaye tuje kukubaza niba iriya nzu wayigurisha. Umwisilamu ati walahi mwabuze 200 y'amezi 4, iriya nzu nasize ku isoko mwe mwayigura? Umugabo n'ijwi rituje ati mama iriya nzu mwayigurisha? Umwisilamu kaza aramubwira ngo nasize abakomisiyoneri, kubera ko iriya nzu abantu bayigiyemo bose ntibanyishyura, nabonye nta kinyinjiriza, nayisize ku isoko ndi kuyigurisha. Baramubaza ngo wese ushaka amafaranga angahe? Arababwira ngo ngiye mbonye umuntu ufite amafaranga 8 miliyoni cash nayimuhereza. Umugabo ati mama 8 miliyoni wayemera? Umwisilamu ati mwebwe se mwayabona? Barangije bamubwira ati rwose ari 8 miliyoni twebwe twayigura. Umwisilamu kaza arababaza ngo mwayabona mu gihe kingana iki? Umugabo ati nona. Umwisilamu ati wala ishuri ry'Imana nukuri mwirambirwa igihe kirekire cy'amasomo, nuko utagira amashyushyu yo kurangiza ishuri vuba. Uri kuvuga ngo wabirambiye mu bireke bigende buke uzabivuga abantu babyumve. Ati wayemera? Ati nayemera. Mwayabona ryari? Nonaha. Isilamu atari ko ibintu muri kuvuga mwabuze 200 mufite 8 miliyoni. Umwisilamu ati niba wayabona utayinsabyeho ingwate genda uyazane. Umugabo ati kugira ngo utaduhinduka sigarana na madamu uhamagare ba mudugudu musigare mukora inyandiko nanjye nje kuyazana. Umugabo araturumbutse ari umwisilamu kazabwira umugore ati umugabo warasaze none usigaye ahangaha wamukurikiye yagiye atagiye kuyazana. Umugabo yagiye kuri banke aretira 8 miliyoni apana shekiye, yaretiriye kashi ashyira muri envelope. Bicaye bagiye kubona aje yikore envelope muri beka amena hasi 8 miliyoni. Mwisilamu ati warahara yazanye. Arababwira ati mumfashe tubara amafaranga. Bayicaramo barayabara 1 miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 6 miliyoni 7 miliyoni 8 miliyoni bashyira hariya bakora urwandiko. Umugabo n'umugabo basubira mu rugo bagezeyo ati kuri konti hasigaye 2 miliyoni. Imana iyo yagusize mu ishuri iri gukuramo iguhaye n'ibirarane, ntishobora kugukuriramo aho ngaho. Umugore n'umugabo bageze mu rugo ati hasigaye 2 miliyoni. Umugore abwira umugabo ati jya kuri banki nugerayo uretireho 200,000, numara kuyafata kashi umuhamagara umbwire ko wayabonye. Umugabo aragenda aretira 200,000. Abwira umugore ati namaze kuyaretira ndayafite. Ambwira ati jya Nyabugogo ugura ibiro 20 by'inyama. Mureke mbabwire ngwiki ujye uvuga ngo inzara yarakuriye, Imana yakugaburira mu mwanya muto inzara ikaye. Imana ahubwo tugura ibiro 20 by'inyama. Yo mugabo yaragiye ajya Nyabugogo. Mbega ishuri Imana nigusoreza ishuri izakugaburira, izakwambika, izakwimura, izaguha akazi uziga. Nta kintu kinanira Imana habe na kimwe. Iyi kwigisha hari kibigushakaho. Agura ibiro 20 by'inyama, agura ibirungo. Umugore akamubwira ati gura nibi, atugura nibi none ushyiremo, atugura n'umwijima, arahaye ibintu byose. Azana cya kimoto cya rivani kimwe bapakira agiterera ku murenge wa Gitega. Abwira umudamu ati bwira abana bose basohoke kandi baze ku murongo. Ariko mwakagira Imana ni igitangaza. Abana ngo bamanukaga buri wese afite akantu mu ntoki bakura ku kimoto bajyana, bagejeje mu nzu barakinga. Umugore abwira umugabo ati reka dusenge. Barasenga. Umugabo arangije abwira umugore ati ibi bintu turabirya dute? Umugore abwira umugabo ati tugiye kumara icyumweru cyose tuba mu nzu, tuzajya dukora ibintu 3: kurya, gukaraba, kuryama. Kurya, gukaraba, kuryama. Turamara icyumweru mu nzu ari ibyo bintu gusa dukora. Mureke mbabwire wikinubira ishuri Imana igusizemo byanga bikunda rizarangira. Haleluya! Barariye mu gitondo bakarya bagakaraba, bakarya nimugoroba bagakaraba. Icyumweru kimwe isura yari yahindutse. Imana yakuvugurura. Imana yakugira umuntu mu gahe gatoya ukibaza ibikubayeho bikakuyobera. Icyumweru gishize yabwiye umugabo ati hasigaye angahe? Ati hasigaye 1,800,000. Ati okay. Ati no byari byose tumaze guhaga, igisigaye dushaka uburyo dusana inzu hano hagiye hasenyuka bashyiremo agasima. Bazana umufundi abakorera devi yo gusana aho ngaho hagiye. Arabangije bavuga ati mubwire adushyireho n'akakorotire kuduti kutubaho byatwara ngahe.
we batwara 700,000, hasigara miliyoni n'ibihumbi 100. Bahamagara umudiyakoni basenganaga wigaga imishinga, baravuga ngo dufite miliyoni n'ibihumbi 100, dukorera umushinga w'icyo twayakoresha dore ko twakiteza imbere. Abigira umushinga wo gukura amata Nyanza bayazana Nyabugogo. Babikoze imyaka 3. Yaguze moto zitabarika, yaguze ibibanza bitabarika, amaze gushyingira abana 3. Akubwira ishuri ry'Imana ukaryumva neza. Imana ivuga muri 1996 igasoza muri 2015. Reka ngutangarize ko nta myaka ufite Imana itasoza icyo yavuganye nawe. Nta butayu urimo Imana itagukuramo. Wewe wari kuvuga ngo bimaze igihe kirekire, ndaguhumurije, Imana izi igihe izabikorera, kandi nibikora izabikora neza. Ishuri ry'Imana nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Urasabwa kuba mu buzima utegereza ibyo Imana yavuze, ukirinda gucogora, kandi amasomo yose ukayiga ukwari. Haleluya, haleluya. Icyo mwacyumvise, kutagira amashyushyu yo kurangiza ishuri vuba. Kigeragezo kiraryana ndabizi, ariko niyo wari ugahogora igihe kitari cyagera. Ntabwo Imana ishobora gukora ikintu mu gihe kitari cyagera. Iyo yakigeneye imyaka 2 ikakigenera imyaka 5, byanga bikunda kuko ari iba yarabivuze ibizabikora. Ubushize ndahangazi nababwiye uburyo Imana yambwiye ngo izaba imodoka, kabimbwira 1 2 3 4 5, ibimbwiye 5, ndavuga nti wabona izayimpa ntikina, kandi Imana ntikina. Ntago mwabonye ko ejo wundi witwa Nyirapasika bamuhaye contact? Hari abantu babibonye? Agiye atabyiteguye rwose, baravuga bati umukozi w'Imana ajya mu bihugu byo hanze, nta muntu wagiye kubwiriza hanze ngo naza tege moto. Bamuhereza contact, yarambwiye ati narikanze, nibaza ukuntu bimeze biranyobe. Nanjye Imana yambwiye imodoka inshuro 5, ndanje avuga ntabwo wajya kwiga ikazaza nibura. nanjye Nyirapasika nawe yagize ibibazo ga nawe, bayimuhaye ataza aho bakiriza, ubu nibwo yagiye kwiga, ubu ari kwiga. Cyakora Imana nayo iratangaje kabisa, sinzi uko ibigenza, sinzi nuko ibikora. Ndagenda njya kwiga, ngezeyo nkoze ikizami bwa mbere ndatsindwa cya provisoire muri nota 1, subiyeho bwa kabiri ndatsindwa muri nota 1. ndavuga ni ibintu ntago ari by'Imana yavuze, mbivamo. Ngiye ahantu umuntu ashima uburyo yabonye provisoire akoze inshuro 38, nsubirayo. Navuga niba natsinzwe kabiri akaba yakoze 38, ibi ntabyo ndimo. Subirayo ndakora bwa 3 mbura 1. Ngeze mu rugo umugore arambwira ati ariko uri muzima, ufite ikibazo? Hari umuntu ushobora gutsindwa inshuro 3 ibintu mu Kinyarwanda, ujya kuri televiziyo uri abapolisi bakubona buri munsi uza hariya, ntibabona ko ufite ikibazo. Bita numva nyine aranandakana, nabwo ariko so ibyo bintu uri kumbwira wewe wazagiye y'ubundi. Aranje arambwira ngo wanyandikishije se? Ndamwandikisha, nanjye ndiyandikisha, musabira soft ibibazo, aragenda arasoma. Umunsi w'ikizami twese turajyana nge nawe, tugeze bamwicuza mu gihande kiwe, nanjye bangishaza mu cyanjye. Ngiye imbere ya mashini mbwira Imana nti Imana, ubu no bwa 4 nzanye n'umugore aje rimwe, undinde umugore, ntunteze umugore. Nigiga Imana ndebwiye nufashe, ntunteze umugore. Nkajya nkora nkareba aho yicaye, nkabona yajije, abwiye Imana umbabarire no kuri undinde ko Imana imbabarire. Naho naseze isengesho ribi, naravuze nti Imana ureke na watsindwe nibura kuko numvaga ibyo bintu bingoye cyane. Ngakora nkareba aho ari, nkabona yashishikaye. Iminota 20 abari myinshi kwa biriya bintu uko n'utuntu butikinga gusa. Ndakora, kandi ibibazo bari bampaye ku inshuro ya 4 nabonaga ari byo nagiye nkora byagiye bigaruka. Ndakora, ngeze aho gusoza ikizami, ndabanza ndahumiriza, nkirika kwemeza ikizami. Nzamuye mbona n'ubundi nabuze 1. Avuga nti Mana we, ubu ndagira nte koko? Iminota 20 irashize, ati minota yarangiye, mufunga muve kuri mashini. Umupolisi araza arandebera ambwira ati we wabuze 1. Ndasohoka, ngeze nkara mu kibuga ndahagarara ntegereje ko madama asohoka. Mana we mbare gasohoka, navuga ko nibura yabuze 2 baza. Ndiye kubona umuntu asohotse muri sare ari kuza amanika amaboko aseka, araza arampobera ambwira ati sheri mbonye 18, wowe wabonye angahe? Mana y'isi n'ijuru we, ega ishuri we. Ndabwiye nongeye mbura 1. Ambwira ati yewe, ati nawe ufite ibibazo bitakoroheye. Ishuri ry'Imana igihe kitari cyajya, n'ukuri ntacyo wakora. Subu ndi umuswa koko kuvuga ngo ni igihe. Arangije arambwira ati robwo ngiye mbonye amanota, urandihira ajye kwiga imodoka. Wakora iki? Aramurihera agenda ajya kwiga, ngira ngo azakora ku itariki 2 z'ukwa 5. Noneho ageze hagati ari kwiga, ijwi rirambwira ati ariko se umugore azaye gutwara?
umugore wawe n'umushoferi wawe wasubiye gukora. Ndongera nsaba kode ku nshuro ya kangahe? Ya gatanu. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere naragiye njyayo nkora ikizami, nkubise ku manota haza 18. Ndayifite hano, ndayifite provisoire hanga ndi kuyigendana. Nabonye 18 ku nshuro yanjye ya kangahe. Urasabwa kutarambirwa n'igihe bimaze. Komeza ugerageze, ukomeze uryige, byanga bikunda niba ari Imana yabivuze izabikora, ikora mu gihe cyayo. Haleluya! Twari tugeze ku kintu n'icyakanga habanditse ni cya 8 cya 9. Ni cya 9, kutagira amashyushyu yo kurangiza ishuri vuba. Komeza wige, igihe cyose Imana izagukurira mu ishuri uzajya ubivuga babyumve, bavuge ngo niyo ibikoze. Ndagira ngo utangarize ko ubutayu unyuramo, ishuri unyuramo, byanga bikunda Imana izari gukuramo. Kandi buri wese nabwiye ngo wigishiriza mu kigo ishaka bitewe naho izamukoresha. Byanga bikunda ikigo Imana ikwigishirizamo, ikwigishiriza mu kigo kijyanye n'amasomo uzavuga abantu bakayumva. Harabinyuza mu nzara, harabinyuza mu bukode, harabinyuza mu bupfubyi, harabinyuza mu bupfakazi, harabinyuza mu bugumba, ariko igihe cyagera ikabikora. Wahagarara ubivuga kavuga bati n'ukuri Imana iriho. Ishuri ry'Imana tugomba kwemera kuryiga byanga bikunda. Icyanyuma cya 10 aba ari cyo dusorezaho. Icyanyuma cya 10 cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza ni uguhorana ibyiringiro ko ishuri rizarangira. Ko mudakomye amashyi ntabwo mwakomeza ako kantu. Ni ukwiga ufite ibyiringiro ko ishuri rizagira rite, rizarangira. Urugendo rwo mu butayu ruzarangira, ubuzima bwo gutungwa n'amanu buzarangira. Ndagira ngo utangarize ko nta somo na rimwe wakiga, nta somo na rimwe Imana yakwigisha ridafite iherezo, ritazarangira. Nimuvuga ngo amen. Kandi buri wese Imana imwigisha amasomo bitewe n'urwego ariho. Ndagira ngo utangarize ko umuntu uri muri ghetto ntabwo Imana yamwigisha nk'uri muri etage. Ikigeragezo cyose kizana na generali wacyo. Icyo wiga biterwa n'urwego rwawe. Nimuvuga ngo amen. Naje kubabwira rero ngo mwaya masaha muhorane ibyiringiro k'amasomo azarangira. Isomo ryose Imana iri kukwigisha byanga bikunda rizarangira. Byaba iry'inzara rizarangira, byaba iry'ubushomeri rizarangira. Ndi umuhamya wo kubihamya. Hari ibintu bibiri Imana yankoreye kandi nyishimira. Naravuze Imana wantabaye kabisa. Ikintu cyitwa ibiryo n'imyambaro Imana yabintabayeho kandi njye narabisengeye, kuko ni mu bantu inzara yariye. Inzara ndayizi, n'amoko y'inzara ndayazi. Kandi umuntu ushonje ngenda mureba nkamumenya rwose, nkurikije uburyo inzara yandiye. Umuntu ushonje ndamumenya. Icya kabiri Imana yantabayeho ni imyenda. Nigeze kujya gusengera imyenda 2004 natiriye umuntu ipataro, sinshobora kubyibagirwa. Bantumiye ahantu kwigisha, ndamubwira ni bantumiye ahantu kwigisha, ipataro mfite ntago nayijyanayo, n'ishati mfite yacitse urutugu. Iryo ni ishuri. Arangije arambwira ngo ndagukunda, ndagutiza ipataro, ariko ndaguherekeza nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye. Ni ishuri, ni ishuri. Twarajyanye ndabwiriza, ndafashwa, nibagirwa ko nambaye ipataro ye, kuko we yansumbaga ijya munsi y'inkweto sinabimenya. Nasimbuka nkayikandagira, twahuza amaso nkabona kugira cyangwa ngira ngo yafashijwe, kumbi ndi kwikandagira bikamurya ahantu. Arahaguruka araza nsanga ku gatuti nkuje kumbwira ko narengeje amasaha. Arambwira ngo Boniface yukanagira wari kwikandagira. Ntangira kubwiriza nyifashe kugira ngo ntayikandagira. Nahuye n'ibigeragezo bikomeye. Navuyeyo dusohotse mushyira ipataro ye, ngiye ahantu numva abantu baravuze ngo iyo abantu bagiye gusenga Imana ivugana nabo. Tujya ahantu mu butayu, umuhanuzi araza arantera aravuga ngo Imana yavuze ngo izakwambika. Abimbwiye navuga nti nzaba ndeba aho bizaca. Ngeze mu rugo mpura n'ubutumire muntumira kujya kwigisha kuri paruwase. Ndavuga ntubwo ari Imana yavuze ko izanyambika. Ngiye kwambara imyenda yanjye ngira ntabwo nongera gutira. Nafite ipataro y'umukara yatobotse imifuka n'ishati yacitse urutugu. Barantumira ahantu, mpageze ngeze ku muryango, mudiyakora ugiye kunyakira ntiyari yamenye. Ndamuhamagara uko nabonaga atari buze kunjyana ku ruhimbi. Ndamubwira nti umushumba wanyu ari aticaye mu rusengero. Nti ninjye yatumiye. Arandeba ati umushumba wacu aragutumiye. Ntiyarantumiye. Areba inkweto ukuntu cyari kimeze. Ati ntago ari we yatumiye. Nti ninjyewe nyaboneka ninjye yatumiye, ahubwo amasaha yagiye nyinjiza mu rusengero. Ati ntago ari we umushumba yatumiye. Asiga ku muryango arazabwira umushumba ati umuntu mwatumiye ameze ate? Umushumba ati ntago muzi, nimero ze bampaye, ashobora kuba ari umuvuga butumwa ukomeye. Ati hari umuntu wambaye ibigenda hariya hanze, ataravuze ngo niwe mwatumiye. Umushumba ati tujye n'umunyereke. Ngiye kubona mbona mu rusengero hasohotse umugabo munini ukuntu umushumba ageze hariya.
arebye uko nambaye nuko asa ahita ampereza ikiganza arambwira ngo bitesha ni byiza. Ati witwa nde? Nitwa Singirankabo Boniface. Ni wese bambwiye ubwiza kuri radio y'abaturage ya Rusizi? Nti yego ni njyewe. Yibaza uburyo ari biza kubwira abakristo ngo ngiye yatumiye nawe biramuyobera. Arangije arambwira ati nta kundi nyine, ati karibu ngwino. Ndinjira kuva hariya kugera hano nari nabizi icyuya, niki cyambizaga icyuya, nacaga hagati y'abakristo bari ngo Yesu ngo kwaje ngo niyuse ngo batumiye, turabazi namwe muri bitangaza. Banyicaza ku ruhimbi, umwanya w'ijambo ry'Imana ugeze umushumba arampamagara utwakira umugisha twatumiye. Ndahaguruka bakoma amashyi batera kugira ngo bishimye, kumi bari kunseka nyine ukuntu meze. Ntangira kubwiriza, ntangiye kuvuga Imana yagusize mu ishuri ya kudefanda. Ntangiye kuvuga mbona bose batangiye kuvuga ngo uzi ko ariwe kuri radio, ngo nijwe niryo. Bona batangiye kunyumva ndavuga. Narabwirije, hari ibintu byambayeho bitajya biba muri ADPR. Narabwirije ngera ku rwego abantu batangira kuza gushyira amafaranga mu mifuka, bashyiramo kubera ipataro yatobotse hajya. Ariko nabonye ibintu mw'abantu b'Imana, shuri ry'Imana ni gitangaza. Bashyiramo nkumva manutse ku mubiri akabaraguye, bashyira nakamano no ngabwo mbona iminota ya 500 y'igihumbi, ijwi rikambwira ati yatora irende n'uyatora baraguseka. Ndametiriza ndabwiriza, mbona bazanye ikibo watora bashyiramo batereka nkari, ijwi rirambwira ati buriya barayatwara, shaka uburyo ufatanya amaguru noneho nibajya bashyiramo ajya. Ariko twiza amashuri mw'abantu b'Imana, kambabwire nta shuri narimwe Imana yakwigisha ritazarangira. Twararangije, narangije kubwiriza, numva harahagamye hano, ngerageza gufata mbwira umushumba ngwino usengera abantu. Ariko nahuye n'ibintu mw'abantu b'Imana. Mushumba aje gusenga, nagiye mfashe ipataro gutya, nagenda ndicara nkozemo nk'uyu mufuka nsanga hagamyemo 500, nkuye mw'uyu nsanga hagamyemo 1,500. Ijwi rirambwira ati rero nurangiza barakubaza ibintu byinshi, kwepa witahire. Bari gusenga, hari akaryango kari inyuma, bita nkanyuramo nditahira. Bavuze ngo amena, usanga nagiye. Abantu baza kubwira umushumba ati wa mukozi w'Imana ko yagiye, twari twamukunze. Umushumba ahita atuma umudiyakoni, kwari dutuye hafi y'urusengero. Umudiyakoni araza ageze mu rugo, asanga naryamye, barakomanga ati Boniface ko watashye pastor yagushakaga. Hari impamvu yatumye nta atarakuntumye kandi singusika. Ongera nkubitamo cya gipataro n'igishati, nje banyinjiza muri biro ya pastor, nicara imbere y'akameza yari afite. Arangije arambwira ngo Boniface wanyibwira muri make? Nikubera iki mushumba? Ati gerageza unyibwire muri make, waba ugize neza. Ambwira ndi umuvuga butumwa, none se niki cyatumye utaha tutagusezereye? Numvaga ari ngombwa niko nabishatse. Arangije arambwira ngo hari amafaranga bari mu giseke hariya yatakaye n'itoro hari ryo ryari ryakugeneye, yose bayampaye ngo nyaguhe, ampereza 20,000, amafaranga menshi cyane icyo gihe. Arangije arambwira ati none se n'uburumva utambwira ikibazo ufite, urumva umaze kubona 20,000 ntiwahisha ikibazo ufite. Ahambwe no mushumba ikibazo nagize, iyi pataro nambaye yacitse imifuka, no muri Boniface witwa Jean Marie wayimpaye. Bakiraga amafaranga akagwa, kabona nibaza kumbaza ibintu byinshi aho cyo ndaza kubisobanura. Iyi myenda yombi niyo ngira yonyine. Mushumba araturi kararira. Nabonye umushumba ari yatuni muri biro. Ahambwe ati none se ukorera Imana ari ukomeze mu ishuri ryawe yakwigisha ukaza ukavuga uburara, ikagukavaringa ikaguhisha mu buryo budasanzwe. Umushumba arambwiye ngo haguruka. Ndahaguruka. Ati iva imbere y'akameza wegeraho nkureba. Negera hirya gutya. Arambwira ngo wambara kangahe muntu? Kangahe se nari nzareba iki ko nambaraga ibyo bampaye? Nambwiye ntago mbizi. Arangije arambwira turanyemerera mpambike, ntiwabungiriye neza. Ahita hamagara umutayiro wajyaga muhereza ibitambaro, aramubwira ngo uyu munsi nakubona. Umutayiro aramubwira ngo ndi kuva ku rusengero ngiye kujya ku kazi, hari koraje kugura imyenda y'ibitambaro bazadodeshamo. Ati duhuriye ku kazi. Tugeze mu iduka ry'ibitambaro, arangije arambwira ngo hitamo amatisi 2 y'amabara atandukanye, ugende urebe umutayiro azakudodere, kandi ubu tuvugana ngo funguriye amarembo yo kwambara, uzambikwa n'abo utazi n'abakuzi bazakwambika. Kuva umushumba yambwira iryo jambo, mw'abantu b'Imana sinzi uko bigenda, ntiwambaza ngo nambara. Nejo bundi hose kujya kugura ikote ryo zambara kuri Noheli, ndi mu iduka n'ubu umuntu aruzutse inyuma ku bitugu, ahindukira arambwira ngo umuvuga butumwa ikubera iki? Ati nyankubona kuri YouTube. Ni wowe? Ntego ni ngewe. Atuje gukora iki hano? Nteje kugura ikote. Ati baguhe n'irindi. Niko Imana yavuze. Imana yakugaburira, Imana yakwambika. Nta shuri na rimwe wabamo itazarangira. Narinje kubahumuriza abantu muri aha ngaha. Ndi imbere y'Imana, Imana nigushyira mu bukode, ifite igihe yabigennye uzabuvamo, si we wenyine. Imana nitinda kuguha abana
si we wenyine, dufite ubuhamya bwabo yahaye abana mu gihe kirekire. Wikangwa n'ubutayu unyuzemo igihe kirekire. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri, uko yatabaraga kera mu munsi ni kwiri. Narinje kubabwira ngo Imana igira ishuri, kandi abantu bari kwiga mwese hano, kandi abanyakigali mwebwe herere mwiga muri VIP kabisa. Abanyakigali udufite abantu bari hano mu iterano bakigura ibishyimbo bya miti ukumbabura, ariko abayakubisemo amarinete, iyo umurebye ugira ngo nk'ibiro 5. Ni ishuri ryige, n'ukuri Imana izagukura mu ubwo buzima. Ndabizi udufite abantu bari hano bagira utwambaro 2, ariko akatera ipasi mwana hura. Imana ikomeze kwigisha muri iyo system, izahagukura. Igihe kizagera utubwira ibyo Imana yakoze. Turi ku ijambo ryitwa gusubiza amaso inyuma, tukibuka iminsi yacu yaryari ya kera. Ubwo nanjye manyuzemo mbabwire ko atari ukuntu ari imeze, ntabwo ari ukunambaraga hoya, ntabwo ari ukunasaga, ariko ndashimira Kristo wagiye agenda anyuza mu ishuri, anyuza mu ishuri, anyuza mu ishuri. Kandi twiga twenyine, umuntu wese yiga wenyine ku giti cye, ariko graduation na defense uziye bari kukubwira ngo ntiza kugikanzu nifotorezeho, mujye mubaha. Ati wamaye kwingofero nk'ifotoza jubaha, batwifotorezaho, ariko ntibazi intambara twahuye nazo mu ishuri. Ndagira ngo munyemerere dufate umwanya dusenga. Ishuri urimo rizarangira. Soreje ku kintu kivuga guhorana ibyiringiro by'uko ishuri rizagira rite, rizarangira. Kandi atwigisha amasomo meza. None se muranyemerera dusenge tubwire Imana ngo dukeneye imbaraga zo kuguma mu ishuri, kuko ntaho waricikira. Imuvuga ngo urakarota byanga bikunde yari ry'Imana, ntaho uricikira. Numva rero mwanyemerera tugafata umwanya tugasenga. Umuririmbyi yavuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje ukomeze bubane natwe. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, amen. Nimunyemerere muhaguruke dufate umwanya dusenge, tubwire Imana ngo Mana, nubwo bimeze bityo dusubije amaso inyuma, dusanga ishuri ryose twanyuzemo, twagiye tubona imbaraga zawe, twagiye tubona ukuboko kwawe, twagiye tubona gukomera kwawe. Muri mujyi dutujemo ukomeze utwigishirize Kigali, abiga bakodesha, abiga bari mu nzu zabo, abiga bagenda n'imodoka, abiga bagenda na moto, abiga babayo, abiga bataha. Iyagusize hariya izahagukura igihe kigeze. Dukomere Imana amashyi, kwakira umushumba wacu azadufashe dusenge. Kandi ndashidikanya ko iri shuri tugomba kurya kandi tukarirangiza mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi cyane ku Mwami Yesu.